bamwe barantera amabuye, bamwe babifasha ukundi, bamwe babifatamo amatiku, ariko buriya ikintu gifashe kuri family y'umuntu ugomba kugira ibintu wisobanuraho, more especially abantu baje bakubikaho ijuru, right? So amambere the first time navuze kuri uyu mwana Jihad yari yakoze live, nanone turakora idinga n'uyu mwana nduta cyane nabera nyina na mubyara kukangana n'abakobwa abana ba mungana. Yes, bangana. Yes. So in respect ya family yanjye, niyo mpamvu nza hano nka clearinga some of the things, bitavuze konje guhangana n'umwana mbyaye. I want you to understand this. Iyo bifashe kuri family yanjye, noneho nkumva barayivugaho ingambo, ibyo twakwita fake rumors, right? Ndaza ntagira ikintu ntangaza. Of course twese ntabwo dutekereza kimwe. Wowe ushobora kubona uriya mwana w'umukobwa ari we uri in the right way ibyo arimo kuvuga, abandi bakavuga bati Janet ihangane, ko n'amakomenti ndayabona, Janet ihangane, Janet nta muryango utabura ikigoryi, ntaki. Ibi bintu reka mbisubiremo mwa bantu mwe, kandi ndagira ngo paying attention, kuko izi live ziravuzwe cyane ku muntu uvuga ko yavuye iwacu kandi akunze kuza ku mihanda akavuga izina ryanjye akarimentioninga, arakaye cyane mu burakari bunini cyane, singira icyo mvuga, abantu bagasigira bantera amabuye. Well, uyu mwana mbisubiremo, ntabwo nigeze mwihakana ngo clear, niyo nabyandika nti ntabwo muzi, mbisubiremo icyo navuze, ntabwo tuziranye, nongere mbisubiremo mu recording, mu bishyira mu mitwe yanyu, biba sinkingemo, ntabwo tuziranye cyane nk'abantu bo mu rugo, family yindi yabanye nawe yanamurezeye. Jewe uyu mwana namubonye igihe kitarenze ukwezi n'ibyumweru 2 in my life. Afite imyaka 20, mfite imyaka myinshi cyane namubera nyine, ariko nge namubonyeho rimwe in my life, me and her namubonyeho ukwezi kumwe n'amezi 2. 2014 arakana gatoya naratashye musanga mu rugo nk'abandi bana. It was my first time to meet her. Mama mbwira ati uyu mwana rero baramuzanye bamusiga hano, ndamurera. Ise abagore barambwira ngo musaza wawe niwe wamubyaye. Ni well and good. Mama ko namenyereye ko arera n'abandi bana bandi, ndavuga ntoke yari umwana mutoya pe. Urumva ko umwana muto ntacyo navuganaga nawe, nta gitsuri nigeze mureba, ahubwo nagafataga neza, mbona arakana kagakobwa kari little girl karaho ngaho nkagatesa. Urumva njyewe narekaga na activities najyagamo uyu mwana nkamugumana. My mother wenda ari nko mu bitaro, nkagumana nkanga gusiga abana bato mu nzu, nkaguma nkina nako kakundaga kuririmba nk'abantu mwe ABCD. So njyewe uyu mwana yakuze mwereka urukundo. Njyewe the short time namuboneyeho namweretse urukundo. Urwo rukundo ikintu twaje gupfa, nongere nyisubiremo, ikintu twaje gupfa n'uyu mwana nuko yatangiye iriya mico mibi. Nkamuvugisha tukaganira, nkamubwira nti wanze ishuri, wikuye mu ishuri, ntacyo ubuze, hari abakozi bakumesera uniform, bakugaburira, bagukorera ibintu byose. Uri ari wowe kana gatoya kari mu rugo mama yafashe nk'akuzukuru gatoya agutetesha. Wanze ishuri, utangiye ingeso mbi. Ubwo turimo kuganira njyewe nawe kuri telefone, ariko mwibuke ndambwira nti nukomeza zino ngeso, mfite abana benshi bakeneye
ubufasha ndimo kuguha, ndibukureke nzakureka. Ni umwana yanga ishuri, yanze ishuri, ndamugira inama, nifata amafaranga, nzaguha amafaranga ujye muri salo utangire gutraining ibintu byo gusuka imisatsi, urebe ko wabona experience muri salon, maybe one day one time nubu nukura nzagukorera ka salo wikorera ka business kawe, niba wumva ibyo kwiga kabisa utabishaka. Aturakoze anti, muguriye telefoni, ndabyibuka namuguriye telefoni ya ntuza ya ntuza, what is it, Samsung, yes, namuguriye Samsung. Muhaye Samsung atangira kuyifata nabi, kuyikubita hasi, akajya noneho muhaye uburenganzira bwo guhamagara abantu, kajya kabyuka mu gitondo akaba yagiye, akirirwa yagiye. Mama arambwira atari kuyu mwana urimo guha ibintu ari umwana mutoya, nabyo sibyo. Ati Jesse ko ndera abana wiza kunderera gutya abana, ati nta mwana ungana gutyo uha telefoni, ati nta mwana ungana gutya waha amafaranga akayifatira, ati ntibibaho. Ariko mama naje gusanga afite point. Mama arambwira turimo kunyangiriza umwana. Okay, ndavuga okay mama, reka rero mbireke, amafaranga ntabwo nzongera kuyamuha, niba kubishaka ngiye nyacisha ku muntu mukuru. Mbikora gutyo. Ubwo uwo mwana w'umukobwa abonye ariko ubwo ngiye namuhaga amafaranga mugurira telefoni, kuko mbona n'abacu hano ari bato bangana niyo myaka, bifitiye finances zabo, bifitiye telefoni zabo, nkashaka kumurera muri .com, you understand. Ariko mama we akamurera mu byacu bya kera nk'umubyeyi mukuru. So nza kureka, ndimo gusobanura bino buntu ngo munyumve, ntago ndi umubyeyi mubi, n'abatarabange ndabafasha, mumaze no kubibona. N'uyu munsi nafashije abatarabange every day, mfite charity jewe nkorera hano ku mihanda, mwese muranzi. So uyu mwana mama we of course akamurera nk'umubyeyi mukuru, akashaka ko ibintu guharira umwana ibintu n'amafaranga biramwangiza, ariko ngiye nkamurera nk'umwana wa .com. Of course abana bacu tubaha amafaranga, tubaha telefoni n'iki, tubaha ama iPad, bafite ama computers. Ngiye nibyo ngibyo numvaga uwo mwana wa new generation agomba kubona ibyo ngibyo. Mama we akamurera ibyacu bya kera. Okay mama, noneho ndamubwira nti okay, ndeka nkurekere uburenganzira bwawe, nubundi watureze gutya, twarakuze kandi twamenye ubwenge. And I think you are right mama, musubiza uburenganzira bwe, mama amafaranga nkajya nyaha mama. Umwana rero yaranabyivugiye mu biganiro kwa Yago, yabivuze ahantu hose, aravuga ngo mama ndanjaga muha amafaranga ngo yo kumufasha, atabihakana. Urumva ko atavuze ngo sinigeze mufasha, atabihakana ngo najyaga muha mama ngo akamuhaho ibice, atamuhaho ibice, ko yamuhaga akajya kunywa ibyuma, ko yamuhaga akajya akirirwa hanze agataha yasinze. So mw'abantu mwe nuko mutari ababyeyi bamwe na bamwe, hariho abana bananirana, So ukuntu rero byagenze iby'uyu mwana, nubwo azana akantu kakavuga ngo byo mvuga sibyo, iyi niyo true story. Umwana murekera mama, ariko turakomeza turarwaza umwana kugeza igihe yagiye kuva mu rugo nta muntu abwiye, aragenda arabura. Ngewe no mu rugo rero batinye no kubimbwira for a long time, kuko ngewe uyu mwana namukundaga cyane ku buryo ntashakaga ko hari ikintu ababara. Batinda kubimbwira ko yagiye, ariko umuntu waje kubimbwira arambwira tuzabiceceka, nanjye ndabiceceka, nangaga kugira nabo nshwana nabo mu rugo. Ariko umwana ubwo yagiye, ngewe ubwo yagendaga nkajya mubona online hano, akaza noneho yaratangiye gusebya umuryango wacu. Ubwo nge ndimo kubireba hano online, ariko mu rugo bazi ngo ntabwo barabimbwira ko ngewe yari yaragiye agasaba, akaza kadusebye hano, mbireba tubiganiraho n'abandi banisi bose. Ndababwira guess what, umwana arimo kudusebya, tukore iki? Turaceceka zihorera. Yadusebeje for good 2 years ntaravuga. Imyaka 2 n'itariki ndayifite, n'amatexti ye hano ndayafite. Ambwira w'ikintu yanyandikiraga, akambwira ngo nimwohereza imisatsi for example, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndamubwira nti wowe reka nkubwire,
njyewe ndibuka ijambo namwandikiye yari amagambo nk'atatu: ntitwumvikane ni kandi twubahane. nuko namwandikiye twumvikane kandi twubahane. namenye ko wavuye mu rugo, ntiwabimbwiye, ariko ndakubona online urimo kudusebya. wambwira ibyo bintu byakubayeho mu rugo, uvuga ko wafatiwe mu rugo iwacu, wambwira amazina y'uwagufashe nkagufasha, tukajya nkabikurikirana ko na mama atari kwemera ko uwo mwana bamufatira mu rugo iwacu. ese n'uwuhe muhungu ari mu rugo iwacu wamufatiye mu rugo? arimo gusebya ngo ba ankoye baramufashe mu rugo. abahese babagaye ko bishiriye, ko bapfuye, ko bashize, nabahe ba ankobe bamufatiye mu rugo, kwabeshya kwa fabricating ibintu. So uyu mwana rero aragenda arihindanya hanze, ariko njyewe namubwiye amagambo atatu: ntitwubahane, sinshaka kuntuka, njyewe nukuri ntabwo nakomezanya nawe umeze gutyo, ntushatse wareka kunyandikira, twubahane. niko nakoze gutyo, sinigeze ariko mubloka. namubwiye ayo magambo, arambwira ngo reka ngufashe nkubloke, yamvugayo ngo reka nkufashe. aya macyati ndayafite, atereka ngufashe nkubloke. niko yakoze, arambloka there and then. uyu mwana ntitwongeye kuvugana. the next thing I saw kuri media, banyimaga amata, mana yanjye ibiryo byo mu rugo ko bamenaga. iwacu ko tutameze nabi, mw'abantu mwe dushobora kwigezaho ko dushoboye nk'abandi. umwana wakuriye hariya mu mujyi yaburaga iki? ati sinigeze anywa amata, ati nabonye blue band ari uko nigurishije. uyu mwana aratangira arabeshya angana kuriya. njyewe nicyantangaje, umwana ungana kuriya guhimba akabeshya. ikintu nakoze naricecekeye, mujya kure, akajya nyandikira akamburoko. uyu munsi akongera akanyandikira akanuka akamburoka. ejo bundi ntashye uyu mwaka ngiye mu Rwanda, mbonana n'abandi bakazi. ikintu yakoreye violent abandi bakazi nibe, atubona mu mafoto ngo mwebwe ngo wampa umuhoro ngo mbateme, akajya atubwira amagambo ateye ubwoba. biriya bigambo byatukana. icyo nakoze, muhungira kure. nabwiye mama nti njyewe uyu mwana muhungiye kure, nta kintu nzongera kuvugana nawe. urumva? sibwaje Kasuku yago niwe watangiye amubaza story ye. umwana aratomboka, aya live yose turayafite. umwana aratomboka aranuka aransebya ukongana gutya, ngo ngenda araguza muri Canada. mu buzima sindabona abapfumu ngo mva muri Canada ngo mfite ibirozi, ngo nka predicting ibyo afite mu mitima ye, evil spirits zose akazinshyiraho, predicting ibintu byose byaba bimurimo akabishoraho. ngo ndajya mu Rwanda ngo nkagura utwana dutoya tw'udusore. umwana ungana kuriya w'imyaka 20 akansebya angana gutya. na professional yanjye ni ikintu ukuntu nitwara. mw'abantu mwe muragira ngo mwebwe murimo, njye ikinzanye hano ni ukubabwira one word gutya: iyo ibintu bitarakugeraho ujyagenga abandi. abantu baza hano ngo twihakanye umwana, ngo twaramwihakanye. sinigeze mvuga ngo ndakwihakanye ngo nture amaraso yanjye. namwihakaniye ingeso mbi, mutandukanye ibintu. navuze nti sinzi ko uri iwacu witwara gutya ufite ingeso nka zitya. simbizi kuko nta mwana w'iwacu ndabona, kandi ibyo nemerewe kubivuga n'uburenganzira bwanjye. rero mwebwe mwirirwa munyandikira hano ngo nihakanye umwana, nagize niyo utaragerwaho n'icyo kintu wowe birakunezeza cyane, you are free to talk. ariko agahinda njyewe mfite kunsebya uriya mwana naramuhaye atabyihakana, abivuga ko namuhaga, ko namufashije atabyihakana, ibiganiro bihari live. Kasuku akamufata akamushyira hariya, Kasuku akanyanyagiza ibirenge hejuru asaza imigeri ngo kuko banutse. Kasuku nagaburiye, Kasuku nagaburiye nawe akora imishinga yo gufasha, nkuko mwese n'abajyahadi mwese mukora imishinga yo gufasha, nkahaguruka nkafasha. Nejo narafashije, Godfather yantangira ubuhamya, nta charity organization njyewe nafasha mu Rwanda. uwo ni wa mutima wanjye mwiza. ariko mbabwira nsoza,
umuntu wese wahaye platform uriya mwana akabyishimiramo antuka ansebya atanzi cyangwa sanzi yabyirengagije. Niyo mpamvu na postinze nti Imana iratinda ikishyura. So mbabwira nk'umuntu mukuru, uyu mwana w'umukobwa yagiye gufatwa how do you call it, lib, urumva nayo yabirebye yanarayizinze, yarize intelligence yacu irakora, iranarayizinga ikajyaginga mitwe y'abantu ikareba ngo uyu arakora ikosa, uyu nta kosa akora. Right? Uyu mwana ntabwo ari mu maboko mabi, mureke kujya hano ngo mu using that thing against me because you don't want me ku nyungu zanyu. Uyu mwana nta maboko mabi arimo, ari mu maboko meza cyane, ahubwo nishimye mbibagaragarize ko nishimye, ari mu maboko meza, wenda azavayo abandi babyeyi bagerageje ari rwo rwego rw'ubugenzacyaha RIB mfatiraho ngo ndabushimire ko bwakoze umunyarwandakazi w'umwana muto bukamukura hariya. Umuntu uza ati mfite depression. Do you know what depression does? Umuntu ari yahura, uriya mwana ukuntu yavugaga kano y'amaso, umuhaye umuti yarakaye kuriya yanywa agapfa. So ari mu maboko meza, ni mutuze ntacyo. None se hano ni muri Uganda, nako na Uganda reka ndeke kuyivuga gutyo, ahantu bagutwara mu gihome ngo barakuzitagura bagukubite baramugaburira bamutoze, u Rwanda rwacu rurakabaho. N'abantu mwe mureke kumbona hano mukanyita umubyeyi gito, sinigeze mba umubyeyi gito, narabiberetse ndabibereka ndakomeza n'uyu munsi ndafasha mbikwe ku mutima. So guys, ndagira ngo mbabwire mwebwe muncira imanza ngo ndishimye ndareba ubuposti bwanyu ngo uyu mwana yaratereranywe. Yatereranywe iki? Murashaka kumbwira ko amafamiye yanyu yose ari perfect, nta mwana ushobora kuvamo akayoba? Jewe Jackie ntago mwanga, naramukunze, ni nacyo cyamwikije depression because I kept quiet. Okay, nkuko bivuga depression, I'm saying depression sinayimusuzumyamo, sindi umuganga, disclaimer, ariko reka mbabwire warayivugira ko ayifite. Ariko se niba azi neza ko afite depression, ngo naramwihakanye, kandi buri munsi akaza avuga ngo naramwihakanye, akavuga ngo nzaza nkamba musaba imbabazi, ngewe wamurebeye, ngewe wamukoreye ibyiza byose, ni ngewe uzakamba njya kumusaba imbabazi, ujya hariya akantuka ibitutsi by'ibishizi by'isoni by'indenga kamere ya Kinyarwanda, yarangiza ngo n'umwana wo kwanda barasa. Ubu koko nabaza ngo koko n'uwo kwanda barasa, nabibaza mukavuga ngo ngwiki, ubuse si ugusebya n'uwo muryango wo kwanda barasa? Come on guys, think. Jewe nimumbabarire, munshyire hasi, ntacyo ntakoze. Uyu munsi yigarutsemo akamenya ko yababaje ababyeyi bamwe na bamwe, ndabona atari nanjye yababaje, guhera no ku mubyeyi wamureze bamuzanye ari 6 months, ariwe mama wambyaye. Navuga ati nibura narakuze, abantu bamfata neza, cyangwa se baharaho nari nafite ubwenge bakamfata neza, ibyo akabitekereza. Njewe my hands are open, never say never, we can reunite. Ariko for now I closed my doors, ntabwo azongera kwinjira mu buzima bwanjye. Nkuko avuga ngo sinzajya mu buzima bwe, nanjye mu mutima wanjye hariho igikomere giteye ubwoba. Guhaguruka kantuka, naramufashaga tutaziranye, yarambonye a month and 2 weeks, ariko nkamufasha, atabihakana, amalive arahari. Mumbabarire, muranyicisha n'agahinda, umwana yaratereranywe, family yaramwanze. You don't know, you do not know. Aho wowe bitarakugereraho nibwo ujyaginga abandi. So you guys stop. Ibi ni ibintu bibabaje, biri sensitive mu miryango. Niba hari ikibazo wigeze ugira
mu muryango kigukomeretsa iki nacyo kiri kuri je today kandi baravuga ngo today is me tomorrow is someone else. So do not joke in this. Ahubwo nk'abanyarwanda dukora iki kubona ibi bintu bidakomeje. Njewe ndi down for that. Reconciliation is always my theme. Okay? Thank you, Jiha. Thank you, Janet. Thank you cyane. Donc, kuko nabibabwiye abenshi baje aha bara nibo bagira nibo bari kumuburinga kandi nibo bamubwiraga koribi kandi nibo baprodingaga ibyo biganiro. So abanyarwanda rero Jihadi nkubwiye ikintu kimwe, hari umwana bakoranaga music witwa Benovia, yaragiye amukoresha ikiganiro, yari kumwe I think na Kasuku, Benovia I think na Kasuku, bamukoresha ikiganiro barimo kuncira urwo gupfa. Nicyo kiganiro kiracyahari kiri posted, ariko the same girl niwe wahindutse uwo Benovia, niwe wamukozeho, niwe wamusebeje. Ubu Benovia arimo kurira yo nariraga, ariko nakwibika uwo Benovia arimo kubwira abanyarwanda ukuntu Jack ari mubi today, kandi yaramufashije gukora ikiganiro tukabandi. Nicyo kibazo mfite. Yamukoresheje ikiganiro atuka abandi amushyira kuri YouTube ye. Icyo kiganiro kirimo kurebwa today. Uyu munsi arimo kurira ngo Jack yaramuhemukiye. Erega reka mbabwira, Imana ihorera igenge na postinza akantu mvuga ngo Imana y'ukuvuga ngo abantu Benovia uko wumva ubabaye, uko wakoresheje uriya mukobwa ikiganiro ubabaye today kirimo kurebwa, ukimukoresha ngo antuke. Umwana yandutse ibintu, ikiganiro cya Benovia kirahari kiri posted, ariko Benovia right now arimo kuvuga ibibi kuri Jackie, arimo kurira uko Jackie yamuhemuye yamututse. Okay, enjoy the tea Benovia, alright, enjoy it. Wumva ukuntu ubabaza abandi, nawe God pays you back now. Kasuku akabikora nkaho ari intuza, ari joke. Umwana yakwanga no kumvugaho ati harya Janet ataraho, kuko ashaka ko avuga kuri Janet cyane agatangira. Yes, you Kasuku, shame on you. Wibuke neza ko na Rib yakubwiye ngo ibyo biganiro bihanure, nutabihanura ntugire ngo ntibakureba. They are very smart, those guys are so smart. Nibakureba ubigumisheho wowe, your time will come. Jackie yaramaze imyaka 2 anuka none stop atuka abantu bose, none stop asebanya. Mwari muzi se ko banamubwira batari ko waganje Rib kizagufata ngo Rib where? So what is this now? Niyo yarara mu munsi umwe amenye ko nawe ari yigiraga indakoreka. Right now nta muntu uri hejuru y'amategeko. Thank you, Jiha. Thank you, Janet. Good day. Okay, sinabibabwiye, sibyo natangiye hano mbabwira, nkababwira nti hano muri iyi mihanda mwebwe mwabwiraga umuntu ngo vuga ibi mumwakserera izi saha, mwebwe muri kumusebya kweri. Nge ndasaba pe nibamureke, ariko nezere nawe kwaba yiza abonye abantu bari kumwe nabo. Ubu se basi aho mwagahibikanye muri kumushakira umuloya, muraho muri kumutuka kandi mwarakoranaga ibiganiro muri kuvuga yego rwose. Nyagasa njyewe mu buzima bwanjye sinshobora kwifuriza umuntu ikibi pe. Noya kuko ntawamenya iyi si ntisakaye mw'abantu mwe. Abanyarwanda muri babi bamwe na bamwe. Uribaza umuntu umukoresheje ikiganiro umubwira tukuyu, umubwira ibi, uzamura amaboko n'amaguru, mu gitondo uramwigaramye
alo ibi byose ariko naje ndabibabwira imbushize narabibabwiye twese muri iyi mihanda turavuga ariko mureke mbabwire ntimugakabye iyi si ni nto mw'abantu mwe none uburyarya bwanyu si ngubu nyagasana mworohereze ariko namwe mwamukoresheje ibiganiro umunyarwanda kwirinduka mu isegonda rimwe umunyarwanda agira ryaka kwiyubika yewe nuko reka jye ntigendere njye kwibwera bwerera njye turasubira